turabashuhuje bene data, muramutse amahoro, tubifurije guhirwa mu byo mukora byose, aho muri hirya no hino mu mirimo itandukanye, muri gahunda zitandukanye. Uwiteka abaha umugisha cyane. Ndi kumwe na bene data, reka nabo mbaho umwanya babasuhuze kandi babibwire, dukomeze muri bya byigisho byacu dusangira umunsi ku wundi. Nitwa Nzabamwita Pierre, ndabashuhuje, mugire igitondo cyiza. Nitwa Sharire Ndibiza, ndabasuhuje, Yesu ashimwe. Murakoze cyane bene data, Imana ibahe umugisha. Nanjye nitwa Ukwigize Jean Pierre. Turamenyeranye, abaje bwa mbere, abaje ari bashyashya, ni ibyigisho byiza cyane dusangira, ni ibyigisho bidufasha kwiga Bibiliya. Ibyigisho turiho byitwa ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ariko turi mu cyigisho kitubwira ngo yemwe nta muntu n'umwe uvuga nka we. Ni amagambo twabonye ko yavuzwe n'abasirikare bari bagiye gufata Yesu. Igihe bari batumwe, ariko bagezeyo ngo bahuga icyari kibazanye, bituma bamutega amatwi, bagaruka babwira bari babohereje bati yemwe nta muntu wigeze avuga nk'uyu nguyu. Rero tugiye kwiga ingingo yo kuwa gatatu itubwira ngo irarika. Reka tubanze dusenge mbere yo kujya mbere. Urakoze mubyeyi wacu, turagushimye kandi turaguhimbaje, tugushimiye ko utugiriye neza ukaba uduhaye kuramuka no kurama. Tugushimiye uburyo mubyeyi wacu uduhaye amahoro n'amahirwe yo kuba muri uyu mwanya wo kwiga ijambo ryawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wadutegura ibi byigisho, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ndakwingize kugira ngo igihe tubyiga umunsi ku wundi, umwuka wera ajya abana natwe kandi atwigishe. Dusabiye abadukurikirana umugisha, kugira ngo mubyeyi wacu umuntu wese utega amatwi iri jambo kuri iyi cano urusheho kumwungura ubwenge, umwuka wera amugirire neza kandi ubuntu bwawe bubane nawe mubyeyi wacu. Dufashe kandi uhire aba bene data turi kumwe, udusangizanye umugisha, byose tubyakiye mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane, Imana ibahe umugisha bene data. Reka twongere tubakire kandi tubahe ikaze na karibu kuri iyi cano y'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi bavugurura. Rero dukomeje kubararika kugira ngo mujye muza dusangire ibyigisho. Ingingo y'uyu munsi iratubwira ngo irarika. Ifite A na B, ni utugingo tubiri, ariko kuri A reka twumve ikibazo cyahabajijwe. Harabaza hati, ku munsi uheruka w'iyo minsi mikuru, mbese ni iyihe imfashanyigisho nziza Yesu yakoresheje kugira ngo ahumurize abantu bari bananijwe n'icyaha? Muri Yohana igice cya 7 umurongo wa 37 ndetse no 38, ugadusabe Sharire awudusomere. Yohana igice cya 7 ku murongo wa 37 ndetse no 38. Nuko ku munsi uheruka w'iyo minsi mikuru, ari wo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara avuga cyane ati, umuntu nagira inyota aza aho ndi anywe. Unyizera, imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Amen. Urakoze cyane. Reka dukomeze twumve n'ikibazo cya B, maze tuganire kuri aya magambo, twumve ahari natwe ndetse n'abadukurikiranye hari igihe turi bwumve nta muntu wigeze avuga nkawe. Ni gute iri rarika ryarushagaho gusobanuka? Muri Yohana 7 umurongo wa 39. Yohana 7 ku murongo wa 39. Ibyo yabivuze yerekeje ku mwuka wera, uwo abamwizera bendaga guhabwa. Ariko ubwo umwuka yarataraza, kuko Yesu yaratarahabwa ubwiza bwe. Urakoze cyane. Rwose aya magambo ni amagambo meza. Hano harimo ikintu gikomeye cyane. Amagambo ya Yesu yararyoshye pe. Sinzi Peter wo kuri kubyumva uburyohe bw'aya magambo, kugira ngo aganirize abantu, ababwira amagambo ameze nk'aya. Nawe uyu munsi wumvise aya magambo, ufite inyota naze anywe. Yesu amajije kubona yuko intambara, gushyamirana, amahane ari guturuka mu kiyobozi cy'abayuda birimo gushaka kumukoraho, ariko n'abantu bamajije kugaragaza mu mitima yabo yuko bamukunda kandi bamwizeyemo, bamufitemo ibyiringiro,
yarababwiye ati rero noneho aho bigeze umuntu wese ufite inyota naze yinywere. Ati ntawe ndaheza, ubutumwa bwanjye ntibuheza, yaba ari umuyuda, yaba ari n'abasirikare, yaba ari na rubanda, ufite inyota wese naze anywe atware amazi y'ubugingo ku buntu. Aha rero biragaragara yuko Yesu iyo umwakiriye mu mutima akubera isoko y'amazi afutse, noneho muri wowe hakavamo imigezi y'amazi afutse. Icyo aguhaye ni nacyo nawe utanga. Ntabwo ari ukuguha ngo ibyo aguhaye ubinyanyagize, ahubwo umutima umwakiriye uhindukamo isoko nawo. Reka twumve aya magambo ari mu gitabo cyitwa Umurimo wo Gukiza ku ipaje y'ijambo 29. Aratubwira ngo umutima wakira ijambo ry'Imana ntabwo ari nk'ikidendezi cy'amazi ahinduka umwuka, ntabwo ari nk'ikigega kimenetse kigenda gitakaza ibikirimo. Uwo mutima umeze nk'akagezi ko mu misozi gasukwamo amazi n'amasoko adakama, afite amazi akonje y'urubogobogo ava mu rutare akamara inyota abananiwe, abafite inyota n'abaremerewe. Uwo mutima kandi umeze nk'uruzi ruhora rutemba, kandi uko rugenda rukarushaho kwimbika no kuba rugari kugeza ubwo amazi yarwo atanga ubugingo akwiriye ku isi yose. Urumva umutima wakira ijambo ry'Imana. Uyu mutima uratangaje. Yesu yaravuze ngo uyu mutima ntabwo ari nk'ikidendezi cy'amazi ahinduka umwuka. Uzi ko ikidendezi ari igihe amazi aba arimo, mu gihe runaka amazi akiyevapora akaba atagihari. Kandi ngo ntabwo ari nk'ikigega kimenetse kigenda gitakaza ibikirimo. Oya, ahubwo uwo mutima ni nk'akagezi kagenda kaguka, aho gaciye kakahasiga ubuzima, ibyatsi biri ku nkengero bikagira ubuzima. Niwo mutima Yesu yagereranije n'ako kagezi, kandi ako kagezi kakaba karimo amazi afutse, kakaba ari akagezi gafashe imitima yasaraye, imitima yumye, ayo mazi afutse agafasha iyo mitima. Rero uwo mutima niwo twifuza twese. Yego rwose, n'abadukurikiye turaho bifurije. Kubera ko uyu mutima hano nyine aya magambo tumaze gusoma, uyu mugezi ufite amasoko awumenamo ugakomeza ugatemba waguka, hano babigereranije uko ni nako bimera ku mwana w'Imana wese nyakuri. Umwana w'Imana wese nyakuri nukomera. Ariko piyo ndagira ngo mumfashe n'abatwumva yenda hari dufatanye kumva iki kintu. None uyu mugezi nyine uragenda ukabyara inyungu, ibiti bigatoha, ibyatsi bigatoha. Uyu mwana w'Imana we ni ikihe kintu kigaragara nk'ibyo biti n'ibyatsi? Ahangaha Yesu arimo gutanga ishusho nyakuri y'ubutumwa bwe. Arimo gutanga isura nyakuri y'umuntu urimo imbaraga y'Imana, y'umuntu ukoreramo ijambo ry'Imana. Noneho rero nirarika muri rusange, iri nirarika kubera yuko ibya Yesu byari biyobeye abantu. Abatambyi birabayobeye, abasirikare birabayobeye, rubanda batese ni Kristo, turamwemera ko ari Kristo, ariko se kuki abayobozi bacu batamwemera kandi ibimenyetso n'ibitangaza bikora? Yesu rero atanga ubutumwa rusange, ati umuntu rero ufite inyota we naza nanywa aribonera ibyiza, aribonera ubugingo, aribonera amahoro ari mu mutima we. Aha rero iki kiragaragaza neza yuko Yesu koko afite muri we ubugingo, kandi ubushaka ashobora kubumuhera ubuntu. Hano aya magambo arakomeza agira ati, igihe umutima ukingukiye imbaraga y'ukuri n'urukundo iva mu ijuru, ayo mahame azongera asakare nk'amasoko yo mu butayu, atera uburumbuke ahantu h'umutarwe wagasi kandi harangwa. Birerekana neza ko burya igihe Yesu atari mu isi, abakiriye ijambo rye, abamwakiriye babasha kumuhagararira. Nuko yabereye abantu amagambo ye akabera abantu amahoro n'umunezero, akabera abantu nk'akagezi kabatembamo, nuko n'abamwakiriye
irira abakirira ika muri we aho bazanyura hose bazaba umugisha. Hano Yesu yakomeje kurarika abwira abantu ati umuntu wese ufite icyifuzo, umuntu wese wamenye ko afite kamere ihengamiye ku kibi, umuntu wese ufite ibibi byamunaniye akaba afite inyota, naze uwo ari we wese, naze anywe ku mazi y'ubuntu, anywe ku mazi y'ubugingo, kandi namara kuyanywa ya mazi nawe azamuhindukira mu isoko iva mu nda ye. Namara kunywa amazi azashira inyota, ya mazi namugeramo amuhindukire mu isoko. Imana ishimwe. Koze cyane. Aya magambo arakomeza agira ati icyo dukeneye ni idini rizima. Kuko hano Kristo yagaragaje amahame y'ukuri. Burya amahame y'ukuri ntabwo ari amategeko abayuda bagira. Niyo mu buryo bumwe, ariko kugira ngo bibe by'ukuri nuko bitandukanaho. Kristo akaba ari we gitereko kitabaza mu mutima, akaba ari we uterekwa mu mutima w'umuntu, noneho byarangiza ya mahame akaba ari nkawe uyayungura. Noneho rero icyo dukeneye ni idini rizima, umuntu ufite imyumvire yagutse ku byerekeranye n'inshingano, ufite umutima usabana n'Imana kandi wuzuye ishyaka agirira Kristo, bene uwo azagira icyitegererezo gikomeye ku cyiza. Ntazajya anywa amazi y'uruzi rubi yanduye, ahubwo anywa amazi y'isoko y'amazi meza, kandi ashobora guha itorero umwuka mushya n'imbaraga. Uko ibirwanya itorero ry'Imana bizarushaho kwiyongera, niko Imana izariha imbaraga binyuze mu kuri kwera kandi gukomeye. Abayoboke baryo bizera umwuka wera uvuye mu ijuru akorana n'abahungu n'abakobwa b'Imana, azakuraho inzitizi kandi abakomereze mu birindiro byo kurwanya umwanzi. Hano rero buriya birerekana neza ko iyo umuntu yakiriye iri jambo, yakiriye Kristo, abaye nk'iyi soko, ashobora no kongera kunywera ku isoko. Ese isoko yanduye ngo isobanura ahangaha Yesu aya magambo, kuko hano mbere wenda yo gusubiza ikibazo reka tubyumve neza. Yesu yagaragaje isoko nziza, isoko nziza mu wakira ijambo ry'Imana arangiza, noneho ahanyuze akagenda biba byiza nyine. Ariko iyi soko yanduye yo biba bimeze bite? Ahangaha Yesu ibi yabivuze avuga iby'iyi soko, yabivuze yerekeje ku mwuka wera bizera bendaga guhabwa. Bishatse gusobanura yuko umwuka wera iyo ari mu mutima w'umuhawe, yeza ubugingo, atunganya imico, atunganya imibereho ye. Wari igihubutsi, wari udafite ibitekerezo bitunganye, inzangano, amashyari, amatiku, amahane, ibyo byose biratuza bigaca bugufi, umwuka wera akamubera umuyobozi. Noneho rero isoko yanduye ni umutima udafite umwuka wera, ni umutima wuzuye ishyari, urugomo, urwangano, amahane. Ibyo byose ni ibiranga umutima udafite umwuka wera, mu yandi magambo isoko mbi. Hano bakomeje batubwira ko iyo umutima umaze kwakira umwuka wera, uwo mutima ufatanya na Kristo mu ntambara, mu rugamba rwo kurwanya ikibi. Kuko bavuze ko umwuka wera uvuye mu ijuru akorana n'abagore n'abakobwa b'Imana, agakuraho inzitizi kandi agakomereza abo bantu mu birindiro byo kurwanya umwanzi. Akabafasha bagashikama, bakaguma mu birindiro, kuko Imana yateganirije ubwoko bitondera amategeko yayo ukunesha gukomeye. Nuvuga ngo umutima wakiriye umwuka wera ufasha umuntu kurwanya ikibi, ukamushikamisha, uko Imana yateganije ko bene abo bakwiriye kunesha kubw'umwuka wera bahawe. Nakoze cyane. Amagambo arasobanutse. Reka bene data badukurikirana tubararikire kunywa kuri iyi soko, tubararikire kwemerera imitima yacu gukingukira umwuka wera,
kugira ngo abe isoko nzima muri twe maze ibashe kudugiriza aho tunyura hose kandi tunge ubugingo bwacu. Reka rero tubashimire uburyo mwadukurikiye, kandi reka dushimire na bene data Nzamwita Pierre wadufashije cyane, ndetse na mwene data Charles Nkundibiza nawe watwunganiye mu buryo bukomeye. Mwese Imana ibahe umugisha, kandi uyu munsi tubifurije ishya n'ihirwe no kugira amahoro mu byo murimo n'ibyo mukora. Imana ibahe umugisha mwakoze cyane. Amen.